njya mvuga igihe cyose ninjiye mu kiliziya. Iryo sengesho byarankurikiranye n'uyu munsi ndarivuga ko yambwiraga ati igihe ugeze ku muryango wa kiliziya ukora ikimenyetso cy'umusaraba ukavuga uti Nyagasani ninjiye mu ngoro yawe wumve amasengesho yanjye. Ati ubundi ukagenda ugatera ivi ubundi ukabwira Imana amasengesho yawe. Kambwira ati igihe mwagiye ku ishuri ntimugace imbere ya kiliziya mutinjiye ngo mujye gusuhuza Yesu. Noneho isengesho nirangishije naryo nkivuga kugeza n'uyu munsi, wenda nkumva uburyohe bwaryo ariko maze gukura. Niko yambwiye ati igihe umaze guhazwa rero, maze guhabwa Yesu, ugenda yifashe neza kwicara mu mwanya wawe, ubundi ukabwira Yesu uti roho yanjye shimira Nyagasani byiza warakugirira buri munsi, maze umusabe nema zigufasha kubasha gukora ugushaka kwe. Iryo sengesho n'ubundi padiri ndacyarikoresha, nkumva rimfasha cyane ko numva ko gukora ugushaka kw'Imana aricyo mparanira, kandi nkumva ko ibyiza Imana ingirira nahagombye guhora nyishimira igihe cyose. Iyo nakomeretse aranyomora nkaba muzima.
zaje